nibyo ni udushya ni utuntu n'utundi biba byabyutse bigarukwaho ku mbuga nkoranyambaga. Inkuru ya Shadibu yo gufatwa ku ngufu ni inkuru yabyukije amarangamutima ya benshi bati ibi bishoboka bite? Nzi ko nawe aho wari uri wamwenyamwenyaga ntabwo wiyumvishije iki kintu nubwo gishoboka. Ikintu nabonye ko kigoye ni uko abantu muri rusange twifitemo ni ibintu bibiri ndibuvuge. Icya mbere ni uko twifitemo ubutamenya mu bijyanye n'amategeko yanditse, noneho twagira ubutamenya mu kutamenya amategeko yanditse, yaba ari penal n'imbonezamubano, ahana n'imbonezamubano, tukanagira ubugwahabi, urumva, bwo kutagira amategeko, ibyo bita ruwakutimiye, amategeko ashingiye ku muco yamagana ikibi, arinda ikibi. Donc hakaba uburyo bwo kurinda umuryango nyarwanda biciye mu mategeko ashamikiye ku muco nyarwanda, adashamikiye ku mategeko mvamahanga. Kubera iki? Kubera ko uzasanga hari aho ntishamikiye ku icyo cya kabiri, uzasanga aho bakubwira bati kana kahemukiye undi, bahita bakubwira tansiyo, bariya bamurangira bise ryumva bivuga, bahita bakubwira tansiyo ko icyo kintu kitanemerewe ko abantu bakijyamo mu kunga bagikoze. C'est très paradoxal. Ikintu kibereye ku butaka bw'u Rwanda, turi abanyarwanda, none ushyizeho restriction ngo uzibeshye, noneho ujye no kugerageza kucyunga kuko kiswe crime n'amategeko y'amva Burayi. It means Shadibu's family, Yugi's family ntibegerane mbega ngo bababaze wagwana ubundi byagenze gute, ko wari ugiye gusura mucuti wawe nawe akakwakira, tukabona mubyina niba ziriya video aricyo gihe zafatiwe, kuko video nazo c'est une chose à vérifier. Ariko ni gute itegeko riri hagati y'abana b'abantu, abana b'abanyarwanda, rishobora kubura no gushyirwaho inzitizi kutemerewe kuryunga kuko gizwe crime? Ni viol, ni rape, ni iki? Ariko yabereye hagati, ntabwo ari mu Pakistan n'umuhinde, ntabwo ari mu Bangladesh n'umu Indonesia, urumva, ni hagati y'abantu aziwere bari basanzwe ari inshuti. No kuvuga ngo ikiraro cyo kuriraho kirahari, hari foto album bifotokanyije, ari ibihe byiza bagiranye, hari hamwe yamamaje indirimbo y'undi. No kubera iki amategeko yacu agomba kuza ashyiraho inkuta zituma umuco nyarwanda utisanzura mu guhemukirana, gisenya umubano abantu bari basanzwe bafitanye kw'abantu, then abantu bakaza n'amarangamutima, bakabona ko bamwe bakabona ko ugomba guhemukira umwari cyangwa umudamu, umumama ntavuge, kubogamira, ahubwo undi akaza agahita abogama, ntahita areba uruhande rw'umwana ukiri umuvubuka ushobora gufunga imyaka irenze 15. No wowe gusa huyu wa ahubwo ntibanarebe uburyo uwo mwana ashobora no gushukwa n'uyu muntu mukuru. None niba barabanje bagasangira agacupa, agasembuye kagashyushya umubiri, bikarangira bombi batangiye kwambasanya final, ariko icyaje kubaho kikaba ari ikintu batigeze bumvikana, cyangwa uriya akaza kwisanga yabikoreye mu maso y'abana, yabikoranye n'umuntu atashakaga, agasanga ni shame, ni ikimwaro kuri we, akihutira kubishyira ahagaragara. Aho ngaho ni kuri ya A nabanje, itari kuri B. Kuko ugiye kuri B ndiho, ntabwo nshaka ko, ntabwo ugiye nifuza ko haza ibyo gushinjanya. Ntawe nshinje, ndavuga aho ngaho ibyo uzana niho hazira amategeko. None se aho wagiye kuri A, kuko kuri A barabigenza, hajemo ubugenzacyaha nyine. Masha, ntawe ubeshyera undi. Shadibu n'umudamu wasuwe n'umusore basangira agacupa, aba bantu basangiraga nkandi nka musaza na mushiki. Aho nyine ngiye njye nkubwira, wowe wagiye muri angle y'amategeko. Ukijya muri angle y'amategeko rero arimo gukora akazi kayo uyu munsi. Ngiye nakubwiye ikidahari. Icyo ngicyo wibaza nicyo amategeko azibaza, nicyo umucamanza azabaza, nicyo tuzabona mu myanzuro y'urukiko niba batarucira mu mwihere eshatu za institutionnel duhuriyeho twese ku isi, hakiyongeraho n'izindi. Icya mbere tugira urwego nyubahiriza tegeko, urumva,
tukagira urwego nshingamategeko, ariko dufite n'urwego rw'ubucamanza. Urwego rw'ubucamanza rwacu rukwiye gushyigikira, urumva, rugashyigikira yuko mu mategeko yacu n'ay'umuco yubakwa, bakicara wa muryango wiga ku mategeko no kugira gute no kuyahindura no kuyavugurura, ukadushakira imbanzirizamushinga, urumva, y'itegeko ryo muri sosiyete nyarwanda. Ntihajye mu makrime, ntihajye naho hose, cyangwa se n'iby'amakrime bakareba ukuntu babirebaho ku buryo hagira urukiko, kuko ibi nkubwira ntabwo ndimo gutera waraza uti kubera iki. Uzaganire na Karegeya akubwire ko izi manza zicibwa i Burayi ziregwamo abanyarwanda bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi, hari aho ubona ngo haze inteko iburanisha y'abantu batoranyijwe mu baturage. Uriho gukorega amatwi yawe kukumva bariya abantu baburanisha ziriya manza i Paris n'ahandi na za Bruxelles, akenshi gusanga atari abantu nyine bize amategeko, ni za ntoranywa zatoranyijwe kuba inyangamugayo. Ariko naho barahari, umva se cyo kubwira nyine, ndakumva. Ariko hano yaje abunzi uti ntibaburanisha ibanza regeje miliyoni 3. It's okay, reka tubyemere. Hanyuma se kubera iki bo abo bunzi batahabwa kuburanisha urubanza rw'abantu batateranya amacupa, batatezanya mbushi, urumva, batagize gute, bakatangira aho bahungira sasa ko mwatangiye musangira. Byaje kuba viole gute kugira ngo tuzabitransfere mu rukiko nitubona bigize gute, rukicara abashangazi bakicara bakaburanisha abantu, ntibashyireho kadomo, ntibyihute, bakaba bashobora gutransfera urubanza batungana muze n'ibindi. Erega na Ribu iragenda ikahicara, arimo birantega, na Ribu iragenda ikahicara ikabyumva kuko ijya yicara mu nteko ya PAC. Nase Ribu kiri kicara mu nteko ya PAC, ubundi iyo barimo abantu kurubari umutungo wa leta, habone twabona bambikira ipingo, kuki sitagende igakora kompanyoma. Twabanye community policing, ndakora kuri ibintu byose bishoboka. Community policing ntiyagize uruhare mu kubaka umutekano mu baturage. Dufite abajyanama b'ubuzima, ntabwo abajyanama b'ubuzima baje, ahubwo ikintu kibuza abantu bo mu rukiko rw'ikirenga gukora ubuvugizi turimo kuvuga, benshi baba banga kwikuraho akazi n'imirimo. Yenda byibuka abajyanama b'ubuzima ba introduced muri system yo mu Rwanda. Twebwe abanasi n'abadogiteri ariko twatangiye kubarwanya ngo bari kudutwarira umwuga, ngo bari bazavura bate, bakoreze gutera urushinge, system prepandiculaire, katire kwe cardinal, ngo ukajya ku kibuno ukagira gutya ngo guteranga ugateranga. Ibyo bintu twige muri nasi yazabwirwa n'iki, wese umuntu wabonereje urubyaro akabura ko akabirengaho ntaruboneze ninde, uwo bavuye malaria se ntikire ninde, nkuko nanjye ndari kuyivura. Nizi nkiko coutumiere zishobora guhabwa SOPs, urumva, uburyo zishobora gukoramo akazi kuko byizwe n'abahanga, bishyirwamo umuco, kandi ntabwo zikuyeho izindi ko zakora akazi. Ni nka bya bintu tugira urwego rw'abanyamakuru rushobora kuburanisha, ariko nari bikaba gutwarika kuburanisha n'urugero, kandi nta ubangamiye undi. Kukwereka ngo rero n'ubundi nta wamenya, hari igihe kugira ngo abantu bavuge ngo ntimwemereye kuvuga kuri ibi no kuba mwabicaho imbanza, ahubwo hashobora kuzamo amahitamo y'abafitanye amakimbirane. Bati jya urwanya ndarutwara kuri Ribu, jya urwanya ndarutwara muri ba bantu batwunga, kuko n'uburyo ngamije ni ukumaramo agasuzugurira muntu wankoreye icyaha akandepinga ngo nuko yansuye. Noneho ndashaka kumwereka ko icyo yakoze ari icyaha, ariko naho kizamufunga imyaka 14, kizamukoresha tije, kizatuma asaba imbabazi, kuko sosiyete nyarwanda n'urubanza rurahenda, sosiyete ziranahenda. Sosiyete nyarwanda niyo dufite ubuhamya bw'umuntu wahemukiye undi akamusaba imbabazi, urumva, ntabwo byaranirwa no mu zindi manza. Rero inzego z'ubutabera zishinzwe ibyo no kwintroducinga amategeko no kuyavugurura, niyo badashaka kwikuraho akazi, abavoka bakumva akazi kabo kazagenderamo, abacamanza bakumva bazashoma, nk'uko abanasi babwiraga ko abandi n'ababuzi bazatwara akazi kabo, kandi ahubwo aribo baje kubafasha. Sosiyete nyarwanda ntabwo ari sosiyete inaniwe kuba yakubaka ibintu nk'ibyo ngibyo. Ntabwo sosiyete nyarwanda ari injiji, ntabwo turi naifu ku buryo waduha mu biganza ibibazo biremereye ngo tunanirwe kubikemura. Abanyarwanda bakora umuganda, abanyarwanda bagakemura ikibazo, gacaca yarabaye, abunzi baraza, buri kimwe cyose. Kubera iki ibyo twakemuye byose bitadufasha no gukemura ibibazo biri mu rubyiruko no mu ngeri zitandukanye? Na cyane ko kubera ko iyo ukoze itegeko ukarishyiramo mu kazo, abandi baryitwaza bakandamiza abandi. Ndibuka yakoraga mu Mutara igihe gender yarimo iba introduced hano mu Rwanda, niho nyine mfite experience kurusha ahandi. Ariko boroza abantu bagiye bafungwa kubera nk'aya mategeko ya gender acyaduka, batarakugera bayavugurura. Nkozeho bigenda gutatu umutware, yagize gute ko zize mu mutware, n'umva n'ubuhanga butaraza ngo barebe ngo yagukozeho gute, byagize muri nzira yabikoze gute, bazanye ibipimo, forensic laboratories ntiziraza, buri kimwe cyose. Bro, iyo amategeko n'inkubiri y'amategeko iriho ihuta benshi. Iyo ujya akabaragiye undi akabaragiye, iyo ugiye mageragere ukakora
nk'intuze z'ubushakashatsi nibwo wabona ukuntu hari benshi bafungiweyo batashoboraga wenda gufungwa ku rwego bafunzwe uyu munsi. kari akantu koroheje umuryango wari kwicara ugaterana ugakemura ugaterana. noneho tuvuye nahereye kuri B tujye kuri A naho rero abantu bafite iyo illiteracy bameze nk'abantu batwara imodoka ye nta perimi kandi bawugenda mu muhanda ufite ibyapa kuko nta perimi iyi ngiyi biga provisoire bize urumva kuko ni provisoire kubera iki ni provisoire kubera yuko wize amategeko y'ibyapa ujya kwiga kondagitinga imodoka. So abanyarwanda wabwira uti mujye muzane nibura ku kagoroba k'ababyeyi muhugurirwe amategeko 220 ntibanabyemera. Abantu bameze nk'abatwaye ubuzima mu muhanda urimo ibyapa by'amategeko bafiteho illiteracy batazi gusoma batazi ibyanditseho. Baba barakubwira bati muri bisi iyo ugenda kwikuba ku muntu turagutwara turagufunga nakurega no ukajya kwikuba ku muntu iwe ngo wamushyira inzoga. basanzwe basurana no muri bisi basanzwe bagendana. Umuntu itegeko nshinga ry'u Rwanda urisomye mu ngingo zibanza bakubwira ko ubuzima bw'umuntu niba baboneka atihabwa ubuzima bw'umuntu buri ku rwego abantu birengagiza. Umva bronze wowe nta wundi bronze you are alpha and omega to yourself. ariko ibi bintu bihuze na Shadibu wamusuye wamutuye ntiyagutumyeho ngo muture urumva. It was by good face and something else cyatumye umusura mutura. Ntabwo ibyo wamutuye ari ikibazo cyo kumusinda cyo kuba yahitamo gusenda n'uburenganzira bwe urumva ibyo yabihitamo. Ntabwo wowe nubwo waba uhemba umuntu ku mushahara cyangwa ufite byinshi umugenera wenda nkugenera nka Minerval ntabwo uruhare rw'ineza nakugiriye kwemerera ku nkana. Kuko warebaga agakabutura yari yambaye muri iyi video ntabwo agakabutura ariko karegerwa mu rukiko ntabwo Shadibu yaregeye agakabutura yambaye. Niba umuhungu yarumvise ko ari we urengana yagomba kuregera ko yagiye gutura umuntu agasanga mbaga akabutura ntabwo ikirego cyatanzwe na Yugi. Yugi niba yarabangamiye kwa Shadibu yari kubitangira ikirego. Shadibu yabangamiwe na Yugi wamusanzewe hari icyo bita violence à domicile. Iyo usanze iwanjye urumva hari ibintu utemerewe ntiwajya muri chambre yanjye ntabwo uri uburenganzira ntabwo wakingura firigo ntabwo uri uburenganzira ntiwakubaganya ibyo usanze none ugeze ku makarishye icyo wamwangirije icyo wamwakirije ko ari cyo cyagukuruye. Ibyo ngibyo ntabwo mu buryo amategeko n'ibyaha bishakirwa impamvu niho tujya tukakora n'ibyaha. Icyaha ntigishakirwa impamvu nagukubita ko urasinze kuko wasinze nabyo ni icyaha. Ntabwo ibyo byaguhaye durwaye kugira gute kunkubita sibyo kunsura no kuntura ntisi uburenganzira bwo kuba kandi twibuke neza yuko Yugi cyafite presumption of innocence ntabwo arahamwe n'icyaha. Ubutabera ariko barafunzwe gufungwa Kimironko niho bafungwa so guhamwa n'icyaha kuko tuzi imanza zigenda zitsindwa n'abantu bashinzwe ibintu bakaratsinda nyuma. Ariko hari ibyo ari guhomba ibyo guhomba ntacyo umuntu adahomba na Shadibu afite ibyo arimo guhomba kuko yahombwe n'izina rye ryagiye ku karubanda ryagiye cyangwa niwe wahijyanye. Kuhijyana n'uburenganzira bwe mu mategeko y'u Rwanda yemerewe gutanga ikirego mu buryo bwa electronic wemerewe kujyayo urumva ushobora no gukomplaininga ikibazo ufite ugahabwa ubufasha unyuze ku mbuga nkoranyambaga. Genda ubiregere niba wabikoze bitamugizeho icyaha kuri wakumva nibwo bujya bahotsemo arimo gukemura ibibazo bye. Ntabwo ubujijwe kubikora ibyo ngibyo kuko icyaha kibuza itegeko ribuza umuntu gukora icyaha. Kwandika kuri internet ntabwo bigize icyaha. Gutabaza ari kuri internet ntabwo bigize icyaha. Kuvuga ibyakuyeho ntibigize icyaha urumva. Hano turimo kureba ibijyanye n'ibyaha. So rero ariko uriya muhungu Abanyarwanda imbaraga zishobora gukoresha n'imayeri y'ubushukanyi sibyo. None tuzicara ngaha unywe ji n'unywa ji ngushyiremo promethazine nigira izo n'imbaraga z'umubiri cyangwa n'imbaraga zindi zakoresheje birafungirwa ibyo ngibyo. Yewe nkwiye kukureba urumva nkagutinya nkakubaha ukandeba ukantenya tukubana niko igihugu kigomba kubaho. Ntabwo kwitwaza abonye ngo ndi muto ngo yagize gute ibintu nk'ibyo ngibyo ngo bigire nk'umuntu utazi amategeko. Ugiye utwaye imodoka udafite perimi Sofira gufotora uyifite ikamufotora l'essentiel nuko mwarenze kuki ku muvuduko basetize muri Sofia uritambika bakugonye upfe ntabwo bari umenye rero ngo abona ngo cyangwa ngo yaritwaye ngo yaritwaye ngo ufite neza ngi kugirira impuhwe zikise. Uyu musore ko ari mu kaga ntabwo ari mu kaga kiri innocent kireka agize abanyamategeko babi urumva
kandi uko nabyumvise arabyikura uko nabyumvise numvise uzi ikintu buriya gimana kiba gishoboka ni ukukora kurega n'uregwa ni ukwemera bakemera ko nubwo muri raping udashobora kujya gukora ubuhuza ni ukukora irengayobora kuri icyo mukemera n'ubundi nubwo bitemewe mukabiturayinga nabyo ko bitari bushoboke ntabwo ariko tugena ko ibintu bitari bushoboke ntabwo ariko tugena ko ibintu bitari bushoboke ubuse bari kungira ubuse nta muntu wakubise umugore kandi gukomeretsa bifungwa agataha ntabwo yatashye ntabwo twe turi abacamanza rero ngo tuvuge ko ibintu bidashoboka icyo gihe ibyo rengayobora rikora ntugume ku izima wenda no mu rubanza bizaba circonstance c'est pas circonstance atténuante ariko bizaba ikintu impamvu ngabagizwa cyaha ngabanyizwa gihano aho Shadibu yatunguye benshi ntabwo Shadibu iki kintu ko binashoboka ko gisanzwe kibaho ku bagore ku bakobwa ntibatera intambwe yo kujya kubiregera ngo twasangiraga nawe yavuze ko icyo kintu yabikoreye bitari mu kiganiro sibyo kuko twe twanyuze mu buzima bwinshi no mu mirimo twakoze ushobora kumva agahinda k'umuntu wakoze ibijyanye n'imibonano mpuzabitsina atabishaka agahinda bafite nibwo iyo mikoro ahita uyishyira hasi waba umuhungu waba umukobwa kuko n'abagabo bafatwa ku ngufu niko gahinda kabaho kuko hari n'abiyahura ziriya na aferi n'inkoko iratereta ikazamura amababa igasezeranya ibikwembe idafite urumva ntabwo igenda yurira ariko ibintu yakabishyiriye nk'umubyeyi wabyaye udashaka kwishyira hanze adashaka kwishyira hanze ntabwo mbizi kubera ko umuntu wese afite amarangamutima igihe ibyo nahishira ibyo ntanahishira ubuse ko nahisemo kuza gusesengura abantu bose tunganya ubumenyi nta na kapote yakoresheje ni nacyo cyamubabaje ntabwo iyo tubizi nubwo wayikoresha nakubwiye muri bisi kumwikubaho wabase n'umuntu wikujye kundi muri bisi uraza kumuzana bya kapote ariko se bitebyaye wowe ngo mu moderate ngo bariza abakozi ubwo ndi gushaka icyarakaje Shadibu cyatumye nese n'ubwa mbere ibi bintu abikoze ntabwo bindeba inshuro abikoze kuko ni umubyeyi ufite abana babiri uriye muri iby'abana bireke ni famille ni privacy ngiye ntabwo mbishaka muri iki kiganiro ntabwo nawe ntaza abana afite nanjye siza abana afite nanjye tuza abana ufite urumva ntabwo abana bari involved muri bwo kuvugwa uwo turiho ni Shadi nta mpamvu yo gushyiramo abandi ba personal n'udafite abana arahohoterwa urumva kandi se ufite abana ntakarege reka dufate yugi kafite presumption of innocence ntarahamwa n'icyaha ariko arafunzwe gufungwa ni procedure y'amategeko kandi amategeko ntabwo agarukira ku bugenzacyaha ku bushinjacyaha no ku bucamanza burimo ingeri zigera no kwijurira nta muntu uratsinda urubanza mu rukiko rw'ubujurire se ntabwo ubizi yego ibyo ngibyo rero ntabwo twebwe twafata urwego rw'ubucamanza ngo tugarukirize ku kirego no kuregwa urumva isi kwisobanura ndi kurabaho ibimenyetso byo baracyabipima urumva buriya ni nko kubyina imbere y'umuziki ibi tubireke ubucamanza bufite n'amategeko maze iminsi gushyizeho buriya nubwo bavuga ngo babujije gusakuriza mu nkiko n'imbago zazo ariko burya hari n'indi tangazo bazasohora ko abantu batagomba gusakuriza mu manza zamaze gutangwa gusa umuntu agiye kuri Twitter akandika yatanze urwaho ko abantu bamuganiraho kuko ntabwo ari dosiye twagiye gucukura ngo tuyikure muri tuwari y'inkiko tuyikuremo iyo uyishyize hanze turakuganira nta kundi ariko rero nyine abantu nitwongere niba turimo kuganira niba twasuranye ibigize icyaha n'iki niba turi muri anniversaire ndabwira urubyiruko muri BD mubyina ibigize icyaha n'iki niba ugiye mu kabari ujya ubona hano mu kabari mu tubari we kuko wowe mu mizirimo wazo utajya mu bintu by'amaboate twebwe tubijyamo ukabona umuntu arimo kubyina kuri stage bamwishyuye maybe yambaye badge y'akabari ukagenda arimo gusunda niba bahenura umugabo nawe akikora akava muri ntuze urumva ntibavuganye ntibagize gute undi ari mu kazi akajya kumukorakora bazabambika amapingo bro ariko umuntu yaje ari muzima icupa yanyoye niryo ryatumye abazazenge nta kibazo ngo yanyweye Jack Daniel bazakwishyuza uruganda ruyikora ariko aho uzaba uri urahari urimo kubura n'amacupa cyangwa urimo kubura n'ubuzima bwawe erega mu mategeko ntabwo haba kuvuga ngo uzane amarangamutima wowe irengere nutirengere urafunga afunga icupa nta kibazo icupa ryakoresheje icyaha bajye kurijyana barijyana Kimironko bayo bikunda uko niwe waripfunduye hagati yawe n'icupa n'uzamenye ifite agaciro niba uvuga icupa ryo yakoresheje amafuti niba gufata ari biguhamagaye uzajya ari icupa uritereke mu ntuze urumva muri reception uti mwakira icupa ryakoresheje ibingibi abazazira ibiko ari benshi abazazira ibi ni benshi amashuri yigisha amategeko akomeje gusohora abantu amapingo ari nta kibazo gihari urumva uzafungwa kabisa
nutirinda uzafungwa. cyangwa bazana ibidakwiye kuba ibyaha bikaba ibyaha. Ibyo amategeko arabigena, Kwikorera ku muntu muri kumwe mu modoka ko mwegeranye, barabiburana. abantu bisangiriye baguze icupa bararisangira ari babiri birangiye biba bibi, ariko buriya bananiwe kumvikana mu cyumba aho bari bati ibi bintu bikoze ntabishaka, nanjye nari bikeneye cyane. Hari amakuru yavugaga ko ashobora kuba uriya muhungu yaramwegereye ngo acishe make akafunga umutwe. Shadibu oya umuhungu biravugwa. Buri muntu nakubwira ati unsitayeho uzagare mu kimuri ikibazo, nuko ukomeza ngo gende bronze ngo n'iki azagusanga kuri flash muri studio umusange hasi. Ariko nanone hari kese kimanuka rero waransitayeho, hari kese mu mategeko araje, hari kese zijya zibaho ribu, namwe muratwumva aho ushobora umukobwa mwari inshuti cyangwa uramutumiye murasangiye murabyumvikanye birabaye, nyuma yaho agashaka kugukuramo inyungu. Ibya mirenge binabyo ngiye hari inkuru nakurikiranye mu Gatsata, ibi byabayeho mwumvikanye murabikoze ariko mumaze kubikora ati hoya nkumbaze bro nutampa ibi biragenda. Umukagitura ngo maje kumbaza ibibazo mu reka giye nzaje mbabaza. Ukeka ko yugi arusha ubustar Shadibu ku buryo Shadibu akeneye kubaka izina kuri yugi? Yego Shadibu yubaka izina kuri birashoboka. Iyi kese yego gute nabisobanura gute se turabanza turebe ngo yugi n'igitangaza cyo ku buryo umbwira ko Shadibu yabuze abagabo yitunira. Turabanza reka ngusobanure ariko ijambo ngo Shadibu umuntu uza muri Google urebe inkuru zavuze kuri Shadibu. Reka ngusobanure Shadibu yageza Dubai, yubatse amateka ndabyumva. None se uwo mutungo yaramukurikiranyeho urumva icyo yamusabye akakibura azatibwira abanyamategeko. Hari inzira ebyiri, yego ibyo biri mu mategeko, ariko uko azavuga ati yansabye ibintu niyo mpamvu agize gute uko mbibona, cyangwa se nabimuha ubatari ngombwa ko wumva uko mbibona. Shadibu muri ibi bihe yari mu bihe tubanze tubirebe. Shadibu muri ibi bihe ni wa wundi waherukaga guheruka ku mbuga nkoranyambaga agaragaza depression yatewe n'ibihe yanyuzemo. None ko yavuze ko ari icyemezo yafashe, ko yavuze ko ari icyemezo yafashe. Ibyo bihe uburyo kuba nasubika ubusesenguzi umwaka uwo wabimveba. Ibyo bihe hari akazi byamubujije. Ibyo bihe hari n'abantu bavugaga bati Shadibu yarihebye ahubwo bimurangiriye. Nta kibazo. Iyi nkuru rero nk'iyi irongera imugarure ku muhanda, kandi ni inkuru iri positive ko wa muntu ari muzima ahubwo yahemukiwe. Ngaho nyereka ukuntu urimo kwinjiriza Shadibu, ukuntu ndi kumwinjiriza, ukuntu urimo kumwinjiriza. None se iyi nkuru yamuvuzweho kuri we ni nziza ni mbi? Yamwinjirije kuri we ni nziza. Reka nkubwire ibyo babyita kuri we ni nziza, ibyo babyita gushinyagura. Oya ntabwo ari ugushinyagura. Hari indwara abantu barwara wagira ahantu bayimpanuka ugafata selfie yo gutabariza impanuka. Ibi ni societe yacu imaze kurwara, aho umuntu ataka ntibizakubeho abantu bavuga ngo reka ngo umureke ngo ni bya bindi bye. Birabujijwe kubuza umuntu gutaka arimo gutaka. Ntabwo nabyanze nge ndi kukwereka umuntu yavuga ikibazo yahuye nacyo, urumva uti ni positive. Wowe nk'umuntu wawe yaba positive abamurepinga. Nge ndi kukwereka ntacyo nkosora, nta kintu nkosora. Nicyo kibazo n'abantu bagira nk'abaye. Uretse nkwereka ndakora gukosora imvugo yawe ko umuntu uri mu byago ukabyanga. Aha ntacyo nkosora. Icya mbere sinakuyeho icyaha yakorewe, ntabwo nakuyeho icyaha yakorewe. Icyaha kirahari. Umuntu yareze atanga ikirego kandi yareze uko ababaye. Kosora icyuko umuntu wareze atanze ikirego ari positive, nutakikosora game over. Nge ndagaragaza uburyo, rega amatwi, ndagaragaza uburyo iyi nkuru yabayeho. Stop, ntabwo ushobora kubyemera. Ushobora kuko umuntu watanze ikirego yarepinzwe ari muri positive muri societe nyarwanda. Bigutwara urimo kugigarura ibintu ndi kubitwara mu makuru ya Gistar uko basanzwe babigenza. Gistar barepinga ngo bibe positive kuko rep ni icyaha. Ngewe ndabanza nkubwire ngo Shadibu yari mu bihe ntubona ko wisufunga umutwe. Iki nicyo kintu abantu benshi bazazira nawe ndagupimye. Umimye guteze ijambo positive ku muntu barepinze ngiye ukambwira ngo ibyo ngibyo. Icyaha bakimukoreye kirababaje, ni nayo mpamvu uriya musore ari gukurikirana. Ko yabaje muri positive gute rero? No yende uri kuri positivity rega muri positive gute? Ntabwo ngushinja, ndakwereka ikibazo dufite. Societe nyarwanda isanzwe ifata ite Shadibu? Ntituvageze societe ahubwo tujye no ntacyo tujye mu abamuzi basanzwe bamuzi. Shadibu yahemukiye ndi Shadibu yahemukiye. Hari amakuru basanzwe bamuzi. Yahemukiye ndetse icya mbere Shadibu wamureze urubanza rukamutsinda akarirwa kuburana. Nega amatwi no Shadibu ashinjwa iki Societe nyarwanda? Niki Societe nyarwanda? Shadibu ashinjwa kunanirwa urugo.
urugo icyo nicyo cya ingo mbere zananiwe zose bazirekeza. reka mbanze guhereza ingingo umva yamubwire ngenda umunyapolitiki icyo ni icya mbere ndi umunyapolitiki wa sitari simenye kuganira namwe bo muri showbiz urumva iki kiganiro kirananiye kandi ntuzabisiba ibi ngibi kuko niba ari ukumubaho ntabwo nabijyamo ngo mbibemo nashyuha umutwe urumva kubera ko ntabwo wambwira ngo umuntu ukora muri entertainment sibyo entertaining abantu ndavuga muri kawaida uko muzi si cyane aba hostinga ngo bihinduke impamvu yo kumukandagira no kumuvogera byitwa amateka mabi kandi biri mugize entertainment. Ntabwo ari byo umwuga wese umuntu akora yahisemo ukamuha ubuzima yashaka kuvamo cyangwa akawukomeza ntabwo ugomba kuhinduka ikibazo cyatuma umuhiseho amukandagira kuko ntabwo aba yahemukaga. Dufate nk'urugero guverinoma y'u Rwanda irimo minisiteri ngira ngo y'urubyiruko n'abahanzi sibyo abahanzi iyo hazamo showbiz ko leta yabizirikanye ikazirikana ko nicyo kintu kibaho abantu nyine bagasunda bakabyina bakishima ibaze noneho bari abantu babandi ibyishimo bro Shadi barakunzwe ku rwego rukomeye yubatse industry hano mu gihugu buri muntu utazi Shadi muri bakeya aza muri ibi bintu bya showbiz abandi batarabijyamo urumva bimaze kuba abantu benshi. Hanyuma nakubwiye ngo jewe no myaka ine siza mugisesengura mfite ibindi nteganya kuzakora cyangwa se ni nabyo nzaba ngikora ntabwo impamvu ibisesenguzi bwanjye maze imyaka 6 urumva jewe nzabuzira nyuma y'imyaka 10 narabuvuyemo kereka icyaha naba narakoreyemo ariko ibyo ntabwo wavuga ngo twama twabonaga yamatsa nanjye kukiri ibintu nk'ibyo ngibyo kuko icyo natangaga na analize ngo zubaka abantu uwo zitashimishije ntabwo nari ngamije kumuhaminga uwo zashimishije it's okay uwakunda ibyo Shadi bakora it's okay utarabikunda gutabikozwa it's okay. Parise uyu munsi usanga umuntu akunda umupira undi akunda basket undi akunda basket undi akunda volleyball ntabwo rero mu entertainment wazize umuntu ibyo yakoraga mu gihe bitari bigize cyane no bimuregeye ngabitsindwe cyangwa umuryango nyarwanda umwe discredit kubera icyo kintu kuko afashe umwanzuro wo kuritaringa muri icyo kintu ubwo umbwiye yabivuze en plus kubera n'uburwayi. So rero icyo nakubwiraga ntabwo ndimo kumushyigikira oya ntabwo ndimo gushyira itaka kuri uvugwa mu nkuru yiwe ahubwo ni kukwereka ukuntu nyine tugomba kwiyegesera amategeko kandi nkamenya ko uburenganzira bwanjye aho burangiriye n'ubwo butangirira aho bwo butangira ubwanjye burangirira sibyo ukajya ifirobeye none ikindi cyarengaho ukagira n'amakenga utekubera iki ibikubaho uyu munsi uri yugi cyangwa undi ushobora kuba n'umutego watezwe n'abagenzi bawe bakagutangira amafaranga bakavuga bati tuza ahantu ukunda kugenda sibyo bakagenda bakarwara wa muntu bati tuzahagutegera yugi n'umustar aze kukuvuza ingoma aze abyigisha agira gute kandi master ishaza ribaho kubera ko hari umuntu tujya dukorana simuvuga izina n'ujye umbwira bajya gutubwira kuri radio ati giye wantega cyakora ati yantegera muri sauna na massage urumva ariko namurangira avuze ngo imbebe bayitegera mu nzira inyura niko yavuze murangira ntago namwumvise. So no kuvuga ngo rero abantu bashobora gukora conspiracy bakamenya ibyo ukunda ukunda no mukundana bakazanga umutegera kariyeri ukabirarangiye hanyuma rero umuntu mumbaza ko muri commentaire ati marisha ayo mayeri kugenda wigengesera byashobora bangahe umubare rangi wananiye kuko kugenda usimbuka imitego uri mu bantu urumva byakugora kandi n'abato babyumve ubustari baravuna nayo urumva ko n'umustar w'umuvuko urimo kuzamuka iyi ngiyi ishobora no gutsindira urubanza ariko bikaba experience na case study ku bantu bumvise urubanza abantu bakwiye kwitwara bate none avuga mu kanya avuga ngo ama event tubamo buwata abantu bajyamo utuntu abantu bikora ukurura ubonye wese sibyo azaguhamagarira RIB kamera zabirebaga urumva avuga ati uyu muntu uranze nitwa nde sibyo tesinkuzi kamera bazikure bazizane bure wankuruwaga unkuruye na munagani baguhambire kandi binkubwira ntabwo bisaba kumena bank wa mugani ya publicity biragusaba icyo bita indangagaciro ubundi buriya mu buzima busanzwe muri politique muri politesse na discipline simvuga ngo sorry simvuga gusuhuza ibyo ni bisanzwe sosika la politesse exige dans la vie urumva ariko ntugomba gukora ku kintu cy'umuntu nk'ubu nkava hanze ngasanga ndimo gucekinga telefone yanjye nagufungisha bro gukoraho gukora kuri telefone gutrayinga ntuze yanjye pin yanjye niki kuba nayisiga ifunga na pin imwe ngasanga wihaye kugira gute ariko se ngaho mbwira ugiye gukubitira inka kubazirisha kutamara abantu ututurabura twirirwamo uri umugore uri muri telefone y'umugabo yagufungisha genda mu byaha uri umugabo
urapfa kurira udaterese umugabo we yagufungisha amufite n'indi shaza akagufatisha akagufunga abatanagufunga akagukerereza urumva nk'ibyo uvuga ukana karafunze ndemera ko kandi koko gutereta umuntu atabishaka nayo ni harassment ako umuntu arakubwira icyo ni icyaha ugasanze urwaje umwana urumva kera hari umugani wavugaga ngo urakina ashaka kunuza kandi umwana arwaye umugani w'igishego urumva none ubwo yenda kumubwira ngo kutaza amarangamutima ugiye gutereta umuntu yisonzeye cyangwa afite ibibazo kutaza amarangamutima y'umuntu yaburaye yabwiriwe ahubwo reka nubwo atajya konkurudinga ikiganiro nkubwire ngo abantu benshi basimbuka imitego bariho ku buntu bw'Imana biriga bakora ibyaha aba mu byaha turi mu byaha ku buryo amategeko iyo tureba nka kwa kuntu niba ngari mu Kristo mu gitabo urumva ahantu ubona umuntu ngari mu isayo y'agahinda gasaza abantu baba mu isayo y'agahinda gasaza y'ibyaha sibyo utumesaje wandika utu audio voice wohereza abantu bacitara ku byaha babyirinde ariko si ikibazo gihari ibi Shadibu ugutinyuka ibi yakoze kujya kurega uriya basangiraga ko tudasanzwe tubizi ku munyarwandakazi ko tuzi ko abanyarwandakazi hari ibyo basigaho nubwo tutabishyigikira kuko ari umuco mubi wo guhishira barabikora bo ntibisa neza kuko ntabwo tubihuza twabonye amakesi y'abagafaranga twabonye amakesi y'abande yande twabonye n'uwareze minisitiri Ernest mwahoze ari uw'ibikorwa remezo mubeshya urukundo twabonye iki n'iki abantu batangiye kwisobanukirwa n'ubundi sosiyete ishobora kuba yarafashe Shadibu ko just wamwagresinga urumva akakureka ni umuntu wo muri showbiz ni umuntu wahe hose ni umuntu wagize gute twebwe mutwita abasitari hari nk'abantu bajya badutwara nk'abamotari akakureba gutya sibyo mukagera nk'ahantu kuko wenda ubuze kashi zo kugarura agutwara wenda nk'icyarindwi n'urugero wamuha 2 ntakugarurire akajya kureba no mu maso ati ndakubaza ariko se nawe abantu bajya bahohoterwa kubera ko abandi bumva yuko bataburana uburenganzira bwabo akavuga ati marishari n'igihagararo cye ntabwo aburana 300 ariko nayanjye sa yawe hari igihe uzahura na marishari wayaburana sibyo ufite icyo kubwira abantu bapfiramo bakajya gute ntabwo ari iterambere so kuvuga ngo nahuye n'ikibazo singivuga singize gute kandi nkuko yavuze nabonye yanditse bamwanditseho ashobora kuba intambwe ateye izakangura n'abandi benshi urumva bajyaga nakubwiye ko afitemo izindi nyungu oya inyungu ikizifitemo inyungu bitewe nuko ruzacibwa ni sosiyete nyarwanda izabona ko umustar atarwo kandagirwa ngareke kujya kureba gati cyane sosiyete nyarwanda abakobwa n'abagore baracyahohoterwa uyu munsi ahubwo ndiwe nibyo nabwiraga abantu kuri radio umukobwa akabusura nta gahunda yari afite ko mujya muri ayo mabwa akahava mubikoze kandi atabishakaga ariko bro ibi biriho ariko bro muri imihanda ko turi kuri imihanda twese urumva igihe wakoreye izi nkuru imyaka irarenga 10 ninde muntu wari wapfa kurega undi urumva nyine ntabwo byari biriho babireke rero bivo prevenir kegerere abantu birinde niba ngombwa mujye mukora nawo uncece mwamaje gusinya ariko wari uzi ko n'umugore ashobora kujyana mu nkiko bamusabye mwabikoze atabishaka kuki ubikora atabishaka bajya batwasha birashoboka ko mwabikoze ari mu bihe bitari byiza ni kibazo babafunga abantu barafunga munzu agafuka k'umuceri kashize akemera agahindukira ariko atabyishimiye ahubwo ni urimo kubyigisha baraje bafunga abantu babamarisha kugira ngo kajya ibiboroshete uri umugabo wajya mu rugo uriye rubuya nta rasiyo watanze ngo ushaka wunceca barafunza abantu barabamaze wenda ntabwo bafunzwe ngo bashire nkuko bivuga kuko buriya iyo umuntu abwiwe ikintu itangazamakuru ziko tugira ikintu cyo kwigisha arimo tuvuga n'ibingibi nta kintu nyine tubifitemo it's all about education mass popular education no kuvuga ngo abanyamategeko bagiye bigisha amategeko bazanayigisha ku bwinshi mu ngeri zitandukanye babishinzwe ariko wumva iki kiganiro irinde bishoboka kandi ugire sori hafi ariko harimo n'ababigenderamo babifata nka lift ugasanga akantu kose arakabyaza icyaha kandi ari ibintu nta muntu byaza icyaha nta muntu byaza context icyaha kuko icyaha kijya kuba icyaha cyaregewe erega bashobora no gusanga uri umwere ariko cya gihe umazemo ibinyamakuru byaranditse ntayizaza kuvuguruza nibyo nakubwiraga ngo urwo rukiko rw'ikirenga nyuma yo kubuza abantu kujya gukubagana ku nkiko urumva nta gihe kinini uzabona batanabujije wenda
kuvuga byinshi ku nkiko ziri mu nkiko, kandi n'ubundi biranabujijwe no ku manza ziri mu nkiko. n'ubundi birabujijwe, ariko iyo ntacyo byinshi ntacyo bitwaye n'ubundi, kuko ntabwo wabuza abantu kuganira no kwigisha abantu. So ntekereza ko rero abantu bakwiye no kugira umuco, ntabwo byoroshye mwigengesere no kumva ko utwawe wese gusaba ibisobanuro birababaje, koko nibyo nta nubwo ari byiza ko kamubayeho. Oya, ntabwo kaba kamubayeho, hari igihe urukiko n'urubanza biza basanga ibintu bimeze ukundi, umuntu akazatsinda. Naho ibyo izina ryangiritse, gusa abantu bariye imisoro ngo bacuza mukorogo bakabafotora, warya umusoro bakagira gute, nubwo ntabishyigikiye, ariko abantu uzi kuzira umuntu mwasangira gutanga urushyi utagize ute, mwamye muburana ngo paredingi. Abantu baparedinze ni bakeya, bavuga ati wakoze iki kandi nyuma ugatsinda ukanataha. Iyo ni intambara, tumaze imyaka tuvugana na ribu, ariko rero Shadibu na Yugi nta wabashyize ku mugaragaro, ni inkuru ziriho ibinyamakuru byazanye, abo bishyize hanze, ntabwo ari paredingi. None urazana ibigori mu bigori, ibyo ngibyo bireke, nibo bishyize hanze, reka abantu babavuge. Urumva, ndavuga ku ruhande rwa Shadibu, yatabishyira hanze akabishyira urukiko bucece, ntawe ari kubimenya. Kandi inkuru yagiye hanze mbere yo gutabwa muri yombi no gukorwa ubugenzacyaha. Icyo gihe rero mpamvu mvugana ibi bintu, hari n'ikintu byaba bihatse. Amategeko uko abivuga, nubona isura yawe yarangiritse, wemerewe gusohoka mu rukiko ukabiregera. Uzaregere ko wanditsweho inkuru zitari zo bazisibe, niko bigenda. Iyi nkuru itari yo, ikinyamakuru gitegeka kuyisiba kikandika indi yivuguruza. Uwanditse natwe n'ibi binyamakuru, niba wanditse kuri Yugi azakora ikiganiro ati kuri uyu munsi w'iri iki ugiye yanditse umwere, amakuru yavuga rwose ntabwo ariyo, kandi rwose iki bizwiho kangahe, wabibonye kangahe, azabiharanire. Ariko se bisanzwe bibaho, biremewe. Ariko noneho nanjye ndahita nkubaza nti, biremewe iriya nkuru ijya hanze, ubundi nkuru ni gute itanga ubugenzacyaha kujya ahagaragara? Iyo none ikindi ni uko akenshi hari umuntu yandika asaba inzego z'ubugenzacyaha kumutabara, kandi akaba atanditse muri DM, utanditse no muri direct message. Urumva, sosiyete irabibona, nicyo kibazo. Donc turi muri monde ya social media nayo it's a part of media. Urumva, niba social media iriho ntaho tuyikwepera, ibyo wakwakira bite, wacuri ku mutwe ukamanika amaguru ku rukuta, social media ntayo yikwepera. Ese kankubaza, ngubu uri ku mukuru w'igihugu akemura ikibazo cy'igikoko cyajyaga inka z'abantu mu ntuze hari Majyaruguru, ni warani mu Burengerazuba, hamwe kwangaho menya y'Uburengerazuba, muri hariya nyine muri Gishwati, aho turudo Gishwati. Ntabwo byari kuri social media, ntabwo ikibazo cyahise gikemuka. Social media ni inkota y'amujyi abiri, ushobora kuyikoraho utabaza, ushobora kuyikoraho usebye umuntu. Ahubwo wenda amategeko bazongeremo, nkuko twabivuga mu kanya, wasebeje undi we aramutse ko bishwe no kumusebya. Ibinyoma byahise kuri social media byahanwa gute, byaregerwa gute? Kuko akenshi wa mugani ubivuga birangira ntacyo bikozweho, atsinze yasubira inyuma abanyeshuri babwira ngo iki. Ariko dufite sosiyete nyarwanda, ariko dufite na sosiyete ituzuye shaho, uko dufite sosiyete. Urumva, ivuga ariko ashaka uko bwateretaga aho yabaragenda gahoro, ngo gafunze rwa rakagabo, ngo hari sombokoro yashanga aramucoma kabisa. ngo sinakubwira uri bakadosiye yigeze kwa umuntu w'umuminisitiri hano mu Rwanda, ntumuvuga izina, ariko n'umuntu wari ufite uburanga bukomeye. Abagabo babaga baganira ngo ashaka, ariko ntazize ubusa, nanjye uranamugwaho. Sosiyete yacu soza ikiganiro. Shadibu yagakwiye ko iriya kesi kiba buriya uko byagenze niko byari bikwiye. Uko byagenze byenda kuba bishya, ariko kuba bikwiye bitanakwiye bizagerwa nabo tukaba tuzabona muri uru rubanza. Kandi ntabwo dukwiye kurambirwa kurusha abari muri case directly. Hari urega, abantu bagize inkuru, hari uregwa n'abagira inkuru. So ntabwo nenda kuba umugaturika kurusha papa agiyeho. Reka tuzarebe umusaruro uzava muri ibi ngibi. Noneho urabizi, nihashaka ushaka kubigira jurisprudence azabiyigiye cyangwa byihorera. Ariko niyo ikizidufasha tuzamenya rwarangiye rwasomwe, sibyo? Tugiye twamenya kuko niba Yugi atsinze, kumbe burya umuntu yarengana muri izi nzira. Yugi natsindwa, kumbe burya umuntu iyi dosiye yamutwara. Reka umuziki DJ acuranga, namara gucuranga tubone gutambuka, tuvuge gutambura umuziki. Ubaka kanya Yugi niwe twavuga ko ingaruka zatangiye kugeraho. Ntabwo ingaruka kuba yafunzwe gusa, ingaruka zatangiye kumugeraho.
gufungwa atarakatirwa aracyari umwere. Nibyo ingaruka za mbere n'inkuru niwe ziri kugaruka. Ingaruka za mbere zabaye aho umuntu yagiye muri one stop center wenda bagatangira kumuha imiti imubuza kuba ibyo yakorewe byamugiraho ingaruka kandi atarwaye malariya kuko yanyweye imiti atagombaga kunywa. Ni urugero ntanze kuko niko bigenda, urumva. So ingaruka kandi ziri no kuri sosiyete, sibyo? Sosiyete ibi turimo kuganira zaba nziza zaba mbi birimo kuducanga. Izindi ngaruka ziri no kuba bishobora kuviramo ukuremba kwa depression Shadi basangamo. Ubwo nawe mugizeho ingaruka. Oya iyo kibazi ko bigira ingaruka ntabwo yari kujya kuri ribu bucece atigeze abisakaza. Icyo cyane amahitamo y'umuntu ndakubwiza kuko ari wavuga ngo yebiceceka. Ari muri depression yaguhitana, urumva. Ingaruka ziba ari nyinshi ariko iyo case ikiriho mwenda kugundagurana n'ingaruka ahubwo tutarabona final y'ingaruka. Kuko ari igihe tuvuge nk'umuntu ashobora kuba yarezwa agatsinda yatsirwa ko cya kivugo cyo ari akagabo bikarangira akivuze tu batekana kayigize kabushungwe nka yuhi nahame hamwe bati cyangwa agasore kananiwe kwigondera inkumi kazashanga yujya kwigisha. Nta wamenye reka ibitu bitega amaso turebe icyo zava mu rubanza, urumva. Ariko haba kuri Yugi haba kuri Shadibu Yugi yagiye gusura umuntu ntabwo yagiye yitwaje bya bikoresho by'ubugome tubona abantu bagenda by'ubugome ngo yitwaze ibyuma bikomeretsa ngo nagere yamena idirishya yarakiriwe, urumva. Rero nta muntu ugurisha nashyuha mwabagabo mwe mwabasore mwe waseka Yugi guseka zitegereza ikizavamo. Ntabwo turi abacamanza, ntabwo turi abacamanza ariko turi ku isi. Ariko abantu bitonde ntibyakuraho burundu ko umuntu agwa mu cyaha ariko byagabanya intensite ya byinshi yagwamo kubera amafero ugenda ufunga. Kandi ujye ubona abesikoro ukuntu batubwira ukuntu besikoro kwa Nyabugogo umuntu atagira kuzayigiza umuntu mwiza atariko duziko nakubonye igatsibo utikoko ni igatsibo, urumva. Uzi ko uyu muntu nzi ntabwo wizi muhura ati no ntabwo nizi muhura ahubwo nize kurindi shuri.